naramwoherereje bikumva ndambwira uriya mutati naramukuze nawe amwita tati nukuri n'umukecuru arashaje arirwariye n'umukozi w'Imana arasenga rero nakunze ukuntu yisengera atuje harya bamusunika mu kagare yego bamusunika mu kagare aba icangugu ibaze kuryo iby'umuntu basunika mu kagare byo gukanga ngo ndajya ribu hiruka witeguye kwitaba Ezekiel witeguye kwitaba ribu se niyishyigikiye ibisambo ibyo yirirwa ifata ikerekana kuri social media uzi ko hari igihe wajyayo nabo ukisanga wihaye akazi ka ribu wihaye akazi ka ribu gusa kana ka ribu kari ugutangira amakuru ku gihe uru rupapuro akira nguru yego nguru some umukozi w'Imana ubu urabona nakubeshya koko ubu ntuza kubyisomera aha rero hari pinki ako sindatinya iki ibyo nibyo yari kubwira anamaze hari ntawe nsenga kuko singura urupapuro ndakubeshya se ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza turakwihanganishije kandi turagukomeje wizere ko ejo n'ejo bundi ubuzima urimo bugomba guhinduka kubwo kwizera Uwiteka Imana Ezekiel meze neza ndashima Imana iminsi myinshi kuri twese ngwiki kuri twese kuri twese yego kuri njye nawe ni iminsi myinshi tudakora n'ikiganiro b'impanuro no ku bakunzi bazamuka no ku bakunzi b'inzozi zacu urugendo n'abakunzi b'intoranwa urumva mvuze zamuka kubera ko nari nkimutekereza kuri zamuka yego umeze neza ni ukuri Uwiteka araturinze kandi turamushimira yego iminsi adufashemo hari iminsi turimo abantu baturekuye ariko tujya mu minsi twafashwemo n'Uwiteka yego ni byinshi cyane biba biri kuvugwa kuri social media bigiye bitandukanye tugiye kuganira abantu no kurikiranuka bameze neza bameze neza nta kibazo ariko mfite burya ngiramo ibice bibiri ngira y'abankunda nkagiraho n'abanyanga ariko bameze neza nta kibazo bose kandi urabahagarariye cyane se bakanga gute barakoze subscribe ariwe bakurikiye buriya rero hari ibice by'abadukurikira bari muri diaspora abo ntago batwanga ngewe nasanze umubare mwinshi w'abantu bandika komenti zidutuka ziduharabika ni abantu bagerageje gushinga amacano byananiye bifitiye amashyari gusa umuntu akababazwa n'intera ugezemo gusa bagutukira sabuse none se bagutukira ibitekerezo byawe ibitekerezo watanze uwo wabitanzeho ntabwo ari se si nyina nyoberwa ishyaka nyine baba babafitiye usibye fanisi yo kandi uzarebe n'ikipe y'amaguru uyifana icyo mupfana ni akamuyivugiriza aho umukinnyi arira ayo yakoreye ntubu hasi rero njya ndeba ukuntu bafana ugasanga bafannye runaka wita uvugira kuri runaka wigira gute aho ndi buze guhekenyera iyero ry'ibyo navuze bampemye sindi kumwe nawe aho uyu nguyu ari buze guhekenyera ayakorera kuri cano ye ntari kumwe nawe ariko ugasanga umuntu ni icyokeri gusa kiri aho ni igipindi kiri aho twajya muri Bibiliya tugasanga nta muntu n'umwe muri Bibiliya yigeze igaragaza nk'intungane ariko ugasanga abantu bari kutwereka ngo runaka wo kuri za ngo ni intuza ngo ni intungane ngo ni umukozi wacu w'Imana mwiza ariko abantu bagomba kugutangira ubuhamya Ezekiel bwa n'ujye ubona abantu batangira umuntu ubuhamya aba ariko kuri aba ariko yaberetse ko yarabereye imbuto banza wumve bagutangira ubuhamya buhe banza wumve njyewe hano ndi nta muntu nsabye kuzantangira ubuhamya urukumva ko ntabwo ugira ntabwo ari uko ntabugira nta muntu n'umwe ubura ubuhamya ariko nujya kuntangira ubuhamya ugatanga ubuhamya ko nkijijwe ntabwo unzi ubu se bamutangira ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo turigirengagize
reka duhera aho ngaho uvuze ko tuzabamenyera ku mbuto zabo kandi tutagomba izawe ntituzibona tukamenya banza wumve imbuto yose nakwereye nubona ushobora kuyisoromaho banza wumve uretse gato n'icyo gitovu nubona wagihekenya ntabwo abandi bazagihekenya dufite abantu byitwa ko batwereye bereye imbuto abandi ariko hari abo batereye imbuto nushaka kumenya imbuto uyu uri kuvuga muri iyi mihanda muri iyi minsi yes uzagenda ubaze Vitali w'Imemburo niwe uzakubwira ngo imbuto yanyereye nizi uzagenda ubaza umugore wa Sirasi uzamubaze ngo imbuto uyu mwene data yakwereye nizihe uzagenda ubaza umukecuru witwa Makurata uri kumva umuhanuzi w'Imana waririwe turuwasa ziwe akaribwa 60 yiwe uza Wereke buretse gato izo mbuto mwerera abantu badukurikira gutya mukabereka igice kimwe gihindurije ikindi nimukerekane nizihe mbuto harabona abonye bankubitisha ngo nase ngo wowe ngo ko wafashe ngo umukobwa ngo ukamuhonga 150 nibe nanjye narabyemeye boko tuvuga ko ariko sha tujye tuganira boko tuvuga ko ari abasambanyi kuki batabyemera wewe birakura umusambanyi nese sinabigerageje Kinarabigerageje ndihana baragufata yego ndihana urukumva bimisomo yo gukizwa singuriye se tore nguriye amaye nkamurongera mu bikora singuyu sibyo ana hanze yagushyize hanze ndavuga n'Uwiteka ambabarire nararindagiye ariko se uyu mwene data mu minsi yatambutse mfite amakuru banza wumve ndeka nivugire nukanyobora ibyo mvuga n'ibyo mba mfitiye amakuru kandi mbifitiye gihamye hari icyo bitwaye se niba kujyana n'igihe none se reka nkubaza ubu dukomeze twimike korora abasambanyi nitubavuga yego senge wigeze wumva njya kuregura umwana w'umukobwa waje kuna hanze yavuze ukuri nimubavuga komeze tubwire nyine nitubavuga bajya kutwikirisha RIB Bibiliya muri Zaburi ya 50 21 hariyo umurongo uvuga ngo ibyo urabikora nkagira gute ukibwira yuko mwanye nawe ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana aba bagabo babaye akahebwe kugeza ubwo ariko tekereza kukuvugaho kugira uruhare mu isenyuka ry'urugo rw'umunyamakuru mugenzi wawe icyo ubwacyo ntikigutere guhinduka urugo rugasenyuka ubu uyu munsi mwene data Vitali ahari Imana ikomeza imurinde uyu munsi araho yihishahisha no mu bintu atigeze agira mu ruhare none ngibyo uwabigizemo uruhare ngagiye kwirukanga ngagiye gutanga ibirego ngari kuregwa icyo gihe ndamutse ndenganyijwe kunenga icyo kintu nta butabera naba mpawe Vitali hishahisha cyihoreresha cyihorere ako Vitali yazigaragaje umunsi niba hari n'umubabaro dufite utazigera usorwaho inkuru ngo tubure kugutimbura no kugukubitira ahareba inzega ni uburyo wafashe mwene data Vitali uyu munsi akaba ariyo aho tutazi ari kwangara yangazwa nawe wicaye urimo urarya urimo uranywa wafuhaye wafutaye warangiza ukumva ngo ibintu biramaho ntabwo tuzakorohera uwangaje Vitali ni cyabyihorere uwangaje Vitali ni giti mu jisho wose uramuyobewe hari ibimaze iminsi bivugwa n'umuntu witwa Nibishaka Theogene ni umuntu mwaherutse kwicarana ni umuntu uherutse kuha imbabazi ndetse n'umuryango wawe ndetse n'uwitwa Penina nabonye hari ikiganiro bakoranye azana ikintu cyitwa itoroshi rya danje rimwe rimurika rikamurika mu mutima wa Ezekiel rikatwereka hari ibyo bavuze by'ibiganiro ngo by'umuntu wabariye amafaranga ziki bya bintu babibonye gute by'uyu muntu
icya mbere burya umuntu mwasangiye umuntu mwaganiriye biroroha kukuvuga ntabwo uzi inkoko iraririye amagi azameneka mu minsi izaza azaturuka kuri wa mugabo mwumvise wigeze gushaka gusenya nako gutwika gahunda tekinike diru ayo yo muzumva azaturukayo muzifata ku myanya ndanga kumirwa umwe yari ugiye gutwika urugo se yego amakuru azavayo vuba hasi y'ibyariwe y'ibyariganyijwe y'ibyatekenitswe n'uruhare rwa je tekinike muzifata ku myanya ndanga kumirwa mushaka mubyumve mushaka mudutuke muturishe utwaki n'utwamvahe na njyahe ariko iyahagurutse ihagurutse ije guhorera amarira y'abera ihagurutse ije guhorera abapfakazi ihagurutse ije guhorera utw'abana mwariye bariye se bari baduhingiye sizi tekinike baza kudutekinika ngo barimo barubakira abantu kandi byaye barimo baragenda bakareba umuturanyi uri kubaka inzu muri karitsiye uri kumva mukadukina puranka mukatwemeza uburyo ari inzu muri kubakira abana ibyakoreye mu rwihisho ibyakoreweyo reka nkwibutse yuko bizajya ku mugaragaro kuki murwanya abana b'Imana kuki abana bande b'Imana none se umwana w'Imana woherezwa agafata umuririmbyi ugiye kurongorwa yego ukamuvana muri korari jugujugu ku cyumweru jugujugu ni Remera muri rogi ukajya kumukorerayo ibyamfura nziza reka ndeke kuvuga ko ari ibyamfura mbi kugeza ubwo hazaho ikintu cyo gusibisha videwo ariko mwajye uwo niwe mwana w'Imana mwatweretse rogi Yesu yasambaniyemo ra ko ari we mwana w'Imana tuzi Pawulo yaravuze ngo muracumura cyangwa se nkora ibyaha ngerageza gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere ariko mpora nihana buri munsi cyangwa se niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye avuga ngo mpisemo guhora nkizwa kuki umuntu bamuvugaho kurya amafaranga inshuro ya mbere ntitumubone yavuze ati ariko bene data Imana inyeze intunganye aha nanjye narasabwe akarya ya kabiri miliyoni 11 niba ari n'ebyiri niba nezingahe zo kwa madamu Sirasi izo zaramizwe umugore wiwe yaraje hano aravuga arisararanga urwanga ruraza agera igihe ararekera yego na Sirasi nawe ubwe hari ibyo yavuze nawe ageze ahagira gute ararekera ejo bundi tubonye umudamu si Mutsimba yitwa Penina ariyiziye hano yivugira iby'akababaro ke mu by'ukuri ayo bamuriye bayarya ntabwo twari duhari na tekinika z'uko byagenze ntitwari tubizi kubw'agahinda no kubw'ubukene rega nkwibutse yuko niba unankurikiye uzajya ugira amahoro mu gihe uyu muntu waririye utwe agifite utwo kurya ariko mu gihe afite amakuru y'uko ayiwe yariwe igihe azabura ibyo kurya yashonje kugira ngo uzacogoze uburakari bwe n'inzara bizakugora reka mbanza ashimire bene data b'abadiyasipora musigaye mwaramenye ubwenge ku bw'izi nkuru dukora mukadutumaho abantu ariko nanone mugaca no mu gikari mukajya kumenyesha ba bantu yuko ubutumwa bwabagezeho ndabizi ko namwe mwampekenye
ndabizi ko hari abampekenye ariko ngiye kumpekenya barakuririye amafaranga Yego. gukora ikiganiro waragiye gukora ikiganiro jewe nubwo nahakoze ikiganiro si baguhaye amafaranga akanimero kanjye bakanshyiriyeho ntawe batumye se niba hari n'uwo batumye akaba yarampekenye irire rwose hari umunyamakuru wambwiye ngo bahaye ariko njye ndabizi ko hari umuntu bigeze kuntumaho nanjye ampekenya 500. oya ni ukuri kw'Imana Ezekiyeli urabeshya Ezekiyeli urabeshya ngo ndakubeshya uzi ko hari ibintu twasohora hano muri izi telefoni zacu arabatagira igifu cyo kwirira n'ibye ngo aragira igifu cyo kurya ibyanjye ngo ni Justin bagutumyeho ngo ni Justin batumye Justin ararengana Justin ntiyabura igifu cyo kurya ibye ngo abone n'igifu cyo kurya ibya Ezekiyeli bagutumyeho ndamuretse ko nenda kumwishyuza se ndaza kuvuga ngo bakuntumyeho warandiye runaka wowe kugira ngo nkwishyuze ubundi ze niyo nabivuga wayama ntibishaka se ntibahise bayamuha ntayo bamuhaye atayamuhase ntayo bamuhaye uriya yibereye mu bihe byo kwiyunga n'Imana hari igihe yicara hano yavuga akavuga ati iyi si isura nagakwiriye kwambara mu gihe ndi muri ibi bihe reka nze nkosora ibintu ariko kandi rega ajya wibuka ko dufite n'abantu bazi kudukanga we wavuga gutya agahita afata telefone usibye ko genda intagondwa ngiye kuzankanga biragoye jewe ndi inkotanyi sibyo kuzaza kunkanga ahangaha nguje kunkangisha ngo nguranjyana ribu uribandi uribandi inkotanyi turimo turarwanya amabandi warize ukaza kunkanga ngo ugiye ngo kunjyana ngo ribu gutese twambariye gutsinda tujye kuza kunkanga ngo arongo nudakosora ngo kiriya kiganiro ngo wakoze ngo rero ngo turaza ngo giye nawe ngo guhurira muri riba ariko twahahuriye ntabwo bufite hajye muhagarika n'ibyo bintu byanyu byo kuza gukangakanga ntabwo bufite hari n'utwo nabonye twutwambara ahangaha tw'inkoma amashyi kaza nayo macana yanyu bayafunga ayo mukoreraho ububandi bwo kwiba abantu ko yo batayafunga mwanjye byo mukoreraho ububandi ntabwo barayafunga ari kuvumbura ububandi bwanyu ngo nibayafunge bafunga iki hegeri bakujyane gereza pasita korode bakujyane gereza yagiye moso babafunge yagiye moses maze akumva uko kugira uwawe ufunze bimera kuki muza kudutera mutima muba ahangaha muza kutwangisha abandi fata ibandi urihereza intebe yego ryicare rigire gutya ryakoreye amahano kuri YouTube Rwanda rihanirwa kuri YouTube ryakoreye amahano kuri YouTube niho rigomba kubanza kudihirwa ryamara kuhakubitirwa rikerekezwa rigomba guhanirwa ariko amakuru yatangiwe ku gihe leta y'u Rwanda ifite sirogo umuturage atangira amakuru hehe ku gihe bera ijisho mugenzi wawe uyu munsi rero naba ijisho rya Penina nkaba ijisho ry'uyu nibishaka Theogene nkaba ijisho ry'uyu Makurata hano ndabifite Makurata byagenze bite cyabyihorera ayo muntu kari kuvaho kurya amafaranga y'abantu benshi ariko gena nibaza impamvu izi nkuru zivugwa 1 2 3 4 5 6 7 ku muntu kuki bitavuga ku wundi ntidufite pasi si umunyamakuru ni ishyari uretse gato ntidufite pasi si umunyamakuru ku Mpanuro TV ko tutarumva babivuze ntidufite Sabe si umunyamakuru kuri wari bwumve babivuze ntidufite Chita ntidufite n'abandi kuki batarabavuga ariko wowe ukajya uhora ugaruka muri uyu mwandiko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi arongera aravuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe mwotsi wodira imiti zatangiye kuza
z'amafaranga ya papa world limit zatangiye kuza ngo iki na bya bindi bita mu ndimi z'ikizungu babyita ngo iki ngo niba we ari west yewe data we Western Union ayiwe data we barajya ku ijuru ritabawe ntagire ritabaye ngo mwishyure ngo hari abo ngo mwahaye je ndibaza ikibazo kimwe ngo none ngo nta bibazo mufitanye Ezekiel yego amaboko yaguhaye ntukayace sibyo hanyuma se kandi cya kabiri ayo maboko yaguhaye intebe wicayeho ikakugeza aho ugera ntukayivune mwana ushatse kuvuga nge wowe nyine uretse nkubwiye ndakubwira intebe nagerageje kwicaraho nkamunazingejeje aho ngera nta mafaranga wakuyeho wabyaye koko YouTube channel ya mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda ngewe Ezekiel nicayeho bwa mbere ni YouTube channel yitwa Impanuro TV ngo Kibi Butare ikiri mu bihumbi 32 by'abasabu indi YouTube nicayeho n'Urugendo TV ndazizi uri kubyinisha busikete no ntabwo icyo gihe nabyinishaga busikete icyo gihe iyi YouTube yakorwagaho n'umugabo witwa Sam Gakire mu cyumba cy'uwihoreye Faraswa Karose yari amucya hafi ari umukozi uhembwa ku kwezi icyo gihe nibwo nari nkimara kurongora nta n'amezi nta n'ukwezi gushize uri mu kwabuki ndi mu kwabuki nicara icyo gihe ngira nanahagirira umugisha makuru 70 umuntu wamaye 70 kambere ndazamuka eka twere kujya uretse ndagira ngo nkubwire izamfasha amaboko Ezekiel ntabwo nshaka kugira ngo ujye muri byinshi ndaza kuyitwa TV bose babireba ndaza kuri Karose TV uretse banza wumve wahavanye amafaranga menshi banza wumve nta mafaranga nahavanye menshi warayahavanye sinahavanye amafaranga arenze 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda none urumva nta gaciro afite kuri kuyatesha agaciro none se agaciro nakayambuye kicyo nanza ari ububandi n'amarira y'abarira bataka impano zabo bariganyijwe kandi zubatswemo amazu meza ziguramo amayesase y'amamodoka tugendamo uruhande rumwe reka wenda nkotinga ikiganiro cya Penina yavuze umuvandimwe yahise amubwira amafaranga umuvandimwe amubwira nti rero amafaranga wahawe ntabwo wahita uyahabwa ngamuha urugero ruvuga ngo umwana yaba akivuka ukamuha imodoka ngo atware ntiwaba umwishe urakoze cyane hanyuma se niba aya mafaranga wowe ubizi neza ko uyu mwana atakagombye kuyahabwa wowe uyakirira iki wabwiye uyu muntu ugutumye ukamuga ati nshingiye ku kuntu umubona izi mpano yego umpaye urwo rugero none se kubera iki uyu mugabo yemera kwakira inkunga z'uyu mwana ese reka nkubaze uzibikiye Penina urise uramubabaye ku buryo umumanagingira ibye nimugasagukwe n'ubusambo ngo nimurangiza muze kuvuga ngo hari nibyo buretse gato hari nibyo numvise ngo hari ababwira ngo impano zanyu ngo rero ngo Imana yambwiye yuko ngo ntazibaha cyane ntaye ntago bazikwiriye cyanda ntibazikwiriye se hanyuma we kandi Imana iba yemeye ko zimunyura agomba gushaka amazi oya abantu ntibakazana ububandi ngo baze kubeshesha Imana nibyo muzehe wacu wa kijyana yavuze ejo bundi abantu bitwikira izina ry'Imana akaza kukubwira ngo zana ibi Imana yambwiye ngo singuhe ibi yakubwiye Imana mupfana iki wowe mutazantera n'uburakari ndakubaza ikibazo kimwe byemenye ka yanjye wayariye
Uwayakuriye uzajya uretse gato uwo nguwo impamvu namwihoreye witonde impamvu namwihoreye namubonyemo inzara y'imyaka n'imyaniko taza kugira ngo yari kugaheza ntabwo ari jisite ntabwo ari karosi ni igiti mu jisho ariyizi ariko njye ndamutse menya ko 8 zanjye yazimize ubwo ni hori uretse gato ndamutse ni vitari ntabwo ari vitari ndamutse menye urumva 500 si amafaranga wajya kwirukira ariko ibaza 8 nagukuramo ingoto ngewe ntabwo waza kunyinisha ahangaha 8 zirimo ikibanza ukaziyakenya uri mu mazu meza umuntu ari mu nzara akodesha ukamurira amafaranga wowe udakodesha reka mvuga kuri penini uribuka kakana karuguririye uribuka kakana karuguririye kwibuka kihoreresha iki byihorere imbuga nkoranyambaga ziraje ziruke cyo bita kuruka kakana siki bimwe mwirirwa mwitetesha ngo muri abafana ngo muraje ngo mugire ziraje zize ziruka imbuga nkoranyambaga kakana ko ni tekinike ese reka nkubazera uyu muntu ko duheruka umwiceza kuri cano ukamukoresha ikiganiro niba koko ari ubufasha umuha kuki uyu muntu udakomeza ngo umukurikirane umenye ko hari icyo byamumariye umurere mu mwuka umukuze umugeze ku gakiza gafatika tuzakubone ataha ubwami bwo mu ijuru tumukesha wowe nese rano urusengero ahubwo ko rano urusengero asengera ubuse kuri cyane ko ntabo wariye ho nariye naje hano naza tundyoze umuntu zikaze cyeri yamuriye amafaranga naza tundyoze ndahera kuri Fabrice w'Inyagatare ko yavuye yaje kwivugira kinarabisobanuye neza umugore we yantukiye hari ku rukiko avuga ko nta nkunga ziwanje akeneye n'amajwi hano ndacyayafite inkungu ituzige none nari kuzisubizayo niba nabwiye ba nyiri kuzima nkababwira uko ibintu byagenze bakambwira ati shaka uburyo ubyikoreshereza ibyo wumva ushaka washatse abandi babayura yaba washatse abandi babayura yaba hakabihereye bande se wowe nyine Fabrice mugore we yasuzugure hariya hanyuma se gusuzugura avuga ko inkunga zacu nazo akeneye yabivuganye nawe ninde nawe arakubwira ati izo nkunga zanyu nazo nyene ubwo yari kumwe n'agasaza gatuyemo hano hakurya mbabarira ibyo ntabyo kayo mafaranga muyaduhe bituma umwana w'umuhungu akubita ingahe metere ntiyaraye yari yatangiye kwishyura nose ubwo twe twashatse metere tutazishyura twebwe yariki uri ku blaming abandi kandi bavugane n'abantu wari wumvise ari 8 nariye 120 igahe se n'8 byose ni ukurya reka niba ari ibyo nawe wahekenye ayahe wese warishyuye metere naramwishyuye nyine wishyuye metere wishyura nimero ye ndayifite hano muhamagare ntabwo gamuru yishyuye none niba gereka nkubwize ukuri n'ubu niba n'umugore wanyumva naza kunsaba imbabazi z'ibitutsi yantukiye hari ku rukiko hazaze jewe nzabwira umudiaspora ndamufite turacyanavugana nzamubwira ati kagakunga ni nako yambwiye yarambwiye ngo naza narabimwumvishije ngenda kiranuka we utaza no gukina ubundi nabwo bibaye ngombwa namuhereje voice ndavuga ni ya nkunga yawe ngiyi ndayifite uko wayimpaye ndacyayifite ariko uwo turi gufasha byagenze gutya na gutya biba ngombwa yuko birukana umunyamategeko twashakaga kuzana baramwanga ngibi bitutsi yagize gute byabaye nka bimwe byayongwe kwa Sarongo ngewe utaza gukina ngewe ntago njya mereza ibyo mba mvuga mba ndi fiyeri nayo mpamvu nta mutima uncira urubanza ndibaza nyir'ubwite niwe wamaye uburenganzira yego ndibaza uyu munsi ibyo nibishaka Theogene yavuze na Penina ese ubu ntago ari ubukene buri gutuma baza kuvuga none se butaba ubukene usambiye mu nzu ko nahadapfunda imitwe nako bavuga uhiriye mu nzu ko nahadapfunda imitwe uragira ngo bananirwe kuyipfunda he ariko uzi kumva amakuru yuko wariwe 8,000,000 uzi kumva ayo makuru wowe ukabona inzara iri kukwicana n'abana
ngo barimo ngo barubakira ngo ku mateka ngo y'ibyo bavuze kuri Penina. Ibyo bavuze kuri Penina se byavuzwe nande? Ese kuki mwicazwa no gushyushya inkuru za Garasi? Ko wicajwe no gushyushya inkuru za Garasi, wowe kuki utishimira yuko bagushyushyaho inkuru? Ubwo nimwe bakiranukira mutagira akabanga Garasi, mwamukoresheje ibiganiro bike. None se babure gukubitira ikinyoma ahagaragara. Nawe rero nareke dukubitira hareba inziga. Twemere yuko yakubise Garasi kubera ko cyari ikinyoma. Nawe rero nareke ikinyoma cye dukubite hasi. Byo byo gukanga ngo ndajya ribu. Iruka. Witeguye kwitaba Ezekiel? Witeguye kwitaba? Ribu se niyishyigikiye ibisambo ibyo yirirwa ifata ikerekana kuri social media. Uzi ko hari igihe wajyayo nabo ukisanga. Wihaye akazi ka Ribu? Wihaye akazi ka Ribu? Uza kana ka Ribu kari gutangira amakuru ku gihe. Ariko shaje uranzetse. Uri gutangira amakuru kugiye nkoherereza akantu kamwe se? Curanga twumve. Shyiraho twumve. Oya reka nkoherereze kamwe. Shyiraho we twumve. Ga playing twumve. Buse aya marira bari kuyarira. Mariza y'ingona yanyu. Nyabyaha muri ihuje ko muhagurukiye umwana. Hari ikiganiro mbonye n'undi muntu ntazi, gusa urakoze kuba utanshizemo izina, gusa numvise Fenlo. Tangira gukina uwo wateretaga. Ntago ari uwo natetaga, je se ndatereta. Ngo segari mu ba diaspora niyo makuru mfite. Ndamaze. Usigari mu ba diaspora abonye ko president ari kubesha. Ngara mu diaspora mugiye gukorana ubu. Amafaranga narayamwohererereje. Urikumva ndamubwira uriya mutati naramukuze nawe amwita tati. Nukuri n'umukecuru arashaje, arirwariye, n'umukozi w'Imana arasenga. Rero nakunze ukuntu yisengera atuje, harya bamusunika mu kagare, ego. Bamusunika mu kagare aba icangugu. Ibaze kurya iby'umuntu basunika mu kagare kuri nani azaburisha president ari kujyayo akamubaza amakuru, n'umukecuru ujya mu mwuka sana. Rero president narayamwoherereje, ndababaye. Noneho sinamenye nimba president yarayamuhaye kuko nashakaga nanjye umutate anyisengerere ansabira umugisha, kuko naramubwiye ni basi nugerayo cyangwa ntabwo yongeye kunsubiza. Sinzi nimba yatinye president cyangwa se, kandi namubwiye ngo ubibwire Claude, ubibwire na Ezekiel, nibo baza gutangaza inkuru neza. Pinky kugira ngo Sando atamenya ko ari ngiye wabyohereje. Kari hehera ko ndi gushaka. Umukozi w'Imana, ubu urabona nakubeshya koko, ubu ntuza kubyisomera. Aha rero hari Pinky. Ako sindatinya iki. Ibyo nibyo yari kubwira president. Anamaze. Hari ntawe nsenga kuko singura urupapuro ndakubeshya se. Ayo ni amajwi yahaga president ubu. Iryo ngiryo naryo nashakaga. Ayo mafaranga agomba kujya kuri inde? Kuri uyu mukecuru w'icyangugu. Makurata. Sunikwa mu kagare. Makurata. None president niyo yatanze. Nose ubu yarayatanze, hanyuma uyu nguyu akaba arimo arateza ubwega. Twabonye amuha kadora. Ariko kwifata igitenge nako cyari kirimo kigura ngahe? 25. Urakoze cyane. Cyari kigura 12. Uru rupapuro akira. Nguru. Yego. Nguru some. Yari amafaranga yo ngayo barohereje president. Amayero 60 yavunje. 60 nangahe? Yari West Union ni West iki? Hari Western Union. Hakaba na MoneyGram. y'ibihumbi 300. Aheze ukazana aho ngaho. Si igitenge cya 15 cyangwa cya 20 cyurehe n'ibihumbi 300. Ubu sereka nkubaze. Yego. Ntabari mu rukiko bashinjwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshwa uburiganya. Rwema Pascal. Ubu si uyu nguyu we tumushyire mu ye kategori. Ntago ari uburiganya. Hari uwo yesikorutse se? Ntabwo ari uburiganya se kuzana umuntu ukamwicaza hano kuri kamera. Ukagaragaza ko abantu bagukurikira bamufashije. Baba bakoreye Imana.
warangiza nyuma tukazumva ngo izi nkunga warazohererejwe, ariko kubera iki muba mudashyiraho amanimero y'abantu mukoresha ibiganiro? Imana yarababujije, kandi naho ububandi buhera. Niba yaramubujije rero ivugiye muri njye ko inamubuje kuzajya atumira abantu yakira ubufasha mu gihe atabashyireho nimero zabo. Imana ikuvugiyemo, nanjye mvugiyemo, iyamuvugiyemo ubwo nanjye niyo mvugiyemo. oya nkunga zica ku manimero yanyu ni inkunga nyabaki? ese ubwo izo ni impuhwe mufitiye sosiyete nyarwanda? ni impuhwe kuko abantu nkamwe bisaba mu bitabo iyo bashyizeho nimero abadiaspora bakavugisha murabesikoroka. noneho kuki watumiye umwesikoro ubizi ko ari umwesikoro? hari igihe utabizi, Igihe gusa nka utabizi. nibishaka ntabaye umwesikoro nyuma. ayo umwesikoro nyuma. nuko aho ntashaka kuhinjira. ubu se mpinjira uburyo bafatanye urugendo bakajya gusura umugore wiwe bakamusaba yuko adakwiriye kuzaza kuri social media kuvuga. President nibishaka. Yego nyine. Gusa amakuru ndayobewe sinigiriyeyo. Bakajya kwa Magasaro. Ubuze kujya kwa Magasaro babonaga Mama Gasaro ate azabyara uko bamucishije kuri kamera. Bajyanye umuhanuzi w'Imana. Bajyanye umuhanuzi w'Imana. None ubuhanuzi bwa Mama Gasaro ko bwari ubwa Mama Gasaro bwari bukeneye kubwirwa abisi yose kugira ngo bitabike. Ujya gusengera Mama Gasaro ugiye kumubwira ko Imana yerekanye ko agomba kubyara. Yego. Isi yose yagombaga kubimenya atarabyara ngo bitange iki. Ubusurumba hatarimo gutukije izina ry'Imana. Amezi atangajwe ko umuntu agomba kubyara ntiyabyaye. Ubu mu bapagani izina ry'Imana riri kuvuga ngo iki? Umufatanyacyaha ninde? Ubyamamaje, ubigaragaje ninde? Ubwo suri gutukisha izina ry'Imana ninde? Uyu munsi ntago ndi buze kubona ko ari umuhanuzi wahanuye. Niba muri abakozi b'Imana nyakuri mwakwakiriye abafite ubuhanuzi busohora, kuki mwakira abafite ubuhanuzi budasohora? Ubwawe se ko unabonye butajya gusohora bakire wowe. Ubu wese budasohora Ubwawe. ugomba nkubwiye ubwo nakubwiye bwasohoye. Akoreka mbyihorere. Aha. Ntumufite se? Tubyihorere. Dusereza. Nago nemewe. Winsetsa rwose. Ayiwe urahanura Imana igumuye. Hari icyiciro twarenze. Yego. Sibyo? Kuko jewe ntabwo nshaka yuko abantu muza mwubaraye mupfukamye mwubaba mugira gute ngo muje kureba umuhanuzi Ezekiel mu Rwanda. Kuko ibyo ntabwo ari byo byanjyana mu bwami bwo mu ijuru. Uri kumva? Yego. Ikizanjyana mu bwami bwo mu ijuru nuko niyizi neza kandi nkaba nzi uw'Imana ishaka komba we. Yego. Ntabwo mu bantu Imana ishaka kombamo, ntishaka komba ibandi. Ibyo ndabizi. Nimara kubimenya nzashakisha ikizatuma mbibandi. Yego. Ntabwo Imana ishaka ko mba umusambanyi. Nimara kubimenya nzashakisha igituma ntijandika muri ibyo byaha. Ariko kubera iki abantu dufite amaso ariko ntiturebe? Uyu munsi hari umudiaspora n'umwe ugishaka ucyumva gifite gutuma kandi ushaka yuko baha wamwiboneye. Cyemamagara umbwira ati mpa nimero ya Karosi. Namubonye hana. Namubonye hana. Noneho ninjya mu busobanuro bwo kukubaza urayishakira iki, uragira gute, umenye ko nshaka kumurira inkunga. Wacyumvise? Ezekiel dusoza ni inama huno muvandimwe. Inama ya mbere muha. Uyu munsi ibiri kumuvugwaho byose byaba ari ukuri bitaba ari ukuri. Nahindure strategy niba antumiye
ankoresha ikiganiro nimero yanjye ayishyire hariya niwe wubatse ibintu bye noneho turabimutegetse sawa urakoze uvuze ngo iki ntabwo ngomba kumutegeka uko akora ibintu bye none se mu rwego rwo kugira ngo duhoshe aya marira y'abaza kurira bataka inkunga zabo ntazinga ibikoresho rero abike n'ubundi ubwo ntacyo amariye abanyarwanda n'abanyarwandakazi urumva hari icyo abamariye se niba tumva inama gute ariko mushaka gushyigikira wowe wawe bose bashyiraho nimero uwo nkoresheje wese nanjye ishyiraho uyu munsi nta kibazo niba ari byo ushaka ntacyo bitwaye bohereza inkunga ntacyo bitwaye bayiguhe harya ni 07 kangahe kanze nabivuga niba ari byo ushaka katinga kugira ngo nanakwereke ko ndayumujinya nge mfite kuri kiranuka cyangwa uri kuri platform zindi bayumve si uvuga ko ukeneye inkunga ariko uranazikeneye kuko ndabizi iminsi urimo ndayizi ndayikeneye ukeneye inkunga ukeneye imyambaro y'umwana n'abatabizi babimenye urazikeneye rero ndayikeneye se ndayikeneye nyetsaba inkunga ndi wowe none se u Rwanda ko twaka inkunga cyangwa tugakenera inkunga turakennye ubu se abarutuye ko bari kurira inkunga zabo ni uko dukennye uketse ubushobozi uba ufite niba uvuze ko ukeneye inkunga bayiguhe bayikumpere wayivuze oya ndavuze ngo nta nkunga nkeneye wayivuze ijambo ni irya mbere azake urakoze ka tugushimire urakoze je nizo nama nabagiraga yego abantu ro mushyire hasi agapira ko gudutuka no kuza kugira muve mu gifana muve mu gufana urumva hari igihe cyo gufana ugafana ikipe igatsindwa niba Yuda yararongoye Tamari yego nuza Dawidi agasambanya Mukawuriya akica n'umugabo we ntago abantu ari ba miseke igoroye ku buryo batakora icyaha niba abakiranutsi twarababuze mu bihe bya mbere by'abatubanjirije uyu munsi wa none turimo ntabwo aribwo twabona abakiranutsi yego murakoze cyane Imana iguhe umugisha yego